Urakoze Christian Ntwari na our past initiative kuba mwantumiye muri iki gikorwa mwakoze cyo kugira ngo twibuke twiyubaka ari nako twibuka n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Mbere na mbere nagira ngo nihanganisha abantu bose bari hano, ababuze ababo, mukomeze mwihangane n'abanyarwanda twese muri ibi bihe no muri iki cyumweru cy'icyunamo. Turibuka ku nshuro ya 32 inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi. Mbere yo kujya no mu mateka ya jenoside, hari tugomba kumva n'uburemere bw'iki gikorwa turimo, kuko ngira ngo nasomye kuri our past ngo forget not our past, niko byanditse ko yes, ni ibintu byangombwa kuko burya hose ku isi ntabwo ariko babyumva. Hari abumva ko tugomba kwibagirwa and move on. Njye rwose hari ababimbwiye bati ariko abanyarwanda murakabya, you should forget and move on. Ariko rero ntibishoboka kubera uburemere bw'icyaha cyakorewe muri iki gihugu. Jenoside yakorewe abatutsi yaguyemo hari abantu barenga miliyoni. Ku baturage batari bageze cyangwa bari barenga gato miliyoni 7.5 mu minsi 100 itanagera no ku 100. Rero ni icyaha cy'indenga kamere tugomba gukomeza kwibuka ubuziraherezo. Niyo tuvuga jenoside ntabwo ari ijambo ry'Inyarwanda, ni ijambo twagize ikinyarwanda ariko ntabwo ari ijambo ry'Inyarwanda, kubera ko mu mateka y'u Rwanda mbere y'ubukoroni ntabwo bene icyo cyaha cyabagaho, aho haba umugambi wo kurimbura abantu, itsinda ry'abantu baziza uko bavutse, uko baremwe. Jenoside kandi tugomba kuyitandukanya n'ibindi byaha byagiye bikorwa mu mateka y'isi. Hari ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu, ariko jenoside ni icyaha cyihariye, ni icyaha kigamije kurimbura. Kubera ko ngira ngo ubwo mwe muri urubyiruko mugenda mubyumva hirya no hino, usanga intambara yose basigaye bayita jenoside. Ngo habaye jenoside muri iki gihugu, habaye jenoside muri kiriya gihugu, kandi jenoside ni icyaha cyihariye kigamije kurimbura abantu runaka, kandi jenoside zemejwe n'umuryango mpuzamahanga burya ntabwo ari nyinshi iyo birebye neza. Mu Rwanda rero icyo cyaha cya jenoside ntabwo cyakorewe ubwenegihugu nyarwanda, ntabwo cyakorewe idini, ntabwo cyakorewe abantu bahuje ibindi bintu biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga cyangwa se amategeko agenga jenoside, ahubwo jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ngibyo bigomba kumvikana kubera ibihe turimo byagiye bigaragazwa no gupfobya cyangwa se guhakana mbere na mbere ko jenoside yabaye cyangwa se abo yakorewe.
ibi ndabivuga kuko twebwe mu Rwanda tumaze imyaka 32 twibuka tunazi neza icyaha abo cyakorewe, ngira ngo byanagaragaye mu buhamya bwatanzwe ndetse no muri iyi play yakinwe. Ariko mu mahanga byaratugoye ngo byemezwe nk'icyaha cya jenoside yakorewe Abatutsi. Ndetse n'uyu munsi w'itariki ya 7 Mata, umunsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, burya wemejwe mu kwezi kwa 4 mwaka w'ibihumbi 2020. ni ukuvuga imyaka 26 nyuma ya jenoside, yuko icyaha gikozwe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Imyaka 26 hari byagiye bikorwa mbere, ariko kugira ngo umuryango w'abibumbye inteko rusange ibyemeze gutyo byatwaye imyaka 26. Kubera iki? Kubera ko amahanga cyangwa se ibihugu by'ibihangange bitashakaga ko kwibuka cyangwa se icyaha cyitwa gutyo, ku buryo wasangaga abanyarwanda aribo barimo binginga nk'aho banegosiya, bakinginga amahanga ko yemera icyaha cyabakorewe. Uko niko byagenze. Nanjye ndetse rimwe muri 2014 ubwo nari diplomate New York, twaraye amajoro twinginga ibihugu by'ibigugu ko byemera amateka yacu, kandi n'ibyo bihugu akenshi bitaratabaye cyangwa se byaranagize n'uruhare muri icyo cyaha. Rero jenoside ntabwo ari icyaha gituruka mu ijuru ngo kize ako kanya. Jenoside igira amateka nk'uko byavuzwe. Amateka rero ya jenoside yakorewe Abatutsi ni maremare cyane. Ndagerageza kuyavuga mu buryo buvunaguye. Mbere na mbere nubwo tuvuga ko jenoside yakorewe ubwoko bw'Abatutsi, ubundi mu mateka y'u Rwanda mbere y'ubukoloni Abahutu, Abatutsi n'Abatwa ntabwo byari ubwoko nk'uko tubizi mu bindi bihugu. Ibindi bihugu byo muri Afurika n'ahandi ku isi, ubwoko buba bufite ikintu cyihariye kiburanga, buba bufite ururimi cyangwa se umuco cyangwa se imigenzo iranga ubwo bwoko. Ariko mu Rwanda siko byari bimeze. Abahutu, Abatutsi n'Abatwa bari batandukanyijwe nuko babayeho, way of living. Bamwe ari aborozi, abandi ari abahinzi, ariko it was a way of living, ku buryo ndetse habaga n'abantu bava mu cyiciro kimwe bajya mu kindi kubera ibikorwa bakoze cyangwa se uko bashimwe. Uko niko byari bimeze mbere y'ubukoloni. Ariko u Rwanda rero rwagize ibyago rurakolonizwa nk'ibindi bihugu, ndetse ibyago byikubye kabiri kuko twakolonijwe kabiri. Bwa mbere twakolonijwe n'Abadage baje mu mpera z'ikinyejana cya 19, ngira ngo ahagana mu 1897, maze bazana navuga ingengabitekerezo yari iriho i Burayi y'amoko. Amoko mvuga babyitaga ahubwo races icyo gihe, racial theories bazanye zivuye i Burayi, barazizana ibyari kategori sociale bihinduka nta nubwo byabaye ethnic groups, ahubwo babigize races, niko babivugaga icyo gihe.
hanyuma rero ubwo abadage barabikora, abanyarwanda batangira kubacamo ibice, hanyuma batsinzwe intambara ya mbere y'isi yose. Hari icyabanjije umuryango w'abibumbye cyitwaga Société des Nations cyangwa se League of Nations mu cyongereza, cyambuye Ubudage ibihugu bwakolonizaga, u Rwanda, u Burundi, yari Tanganyika, Togo, Cameroon n'ibindi, maze iyo League of Nations iha u Rwanda n'u Burundi Ububirigi ngo buyobore Ububirigi buyobora u Rwanda buhagarariye uwo muryango mpuzamahanga. Ababirigi rero bakomeje ibyari byatangijwe n'Abadage, maze bakomeza gutanya Abanyarwanda, ndetse bashyiraho n'andi mategeko akarishye y'uburetwa yo gukandamiza abantu no gutanya Abanyarwanda. Hakaba amashuri ya bamwe, hakaba amashuri y'abandi, ariko bikorwa nkana kugira ngo babone uko bayobora u Rwanda neza. Hanyuma rero mu mwaka w'1932 bashyiraho ibuku, bashyiraho indangamuntu irimo amoko. Ariko amoko, kubera ko amoko nk'uko nayavugaga yari za kategori sociale, bakoze ibikorwa byo kubara inka umuntu atunze kugira ngo bamwe babagira Abahutu abandi babagira Abatutsi. Ugasanga ndetse hari n'abavukanaga ku babyeyi bamwe ariko bagiye mu moko atandukanye, kubera ko uko byakozwe kugira ngo bamwe bitwa Abahutu n'Abatutsi nyine byari bishingiye ku mibereho yabo, ariko itari igihuje neza nuko Abanyarwanda bari babayeho icyo gihe. Hanyuma rero imvugo zo gutanya Abanyarwanda zirakomeza. Muzajya no kuri YouTube, hari amavideo agaragaza yuko avuga uko Abahutu bateye n'uko Abatutsi bateye. Ayo mavideo arahari agamije gutanya Abanyarwanda. Ariko ikinatangaje nuko buriya Ababirigi bafashe ibyari bihari iwabo. Hari ibitabo cyangwa se inyandiko zagiye zandikwa muri za 1920 cyangwa 30 zivuga uko Ababirigi bari bameze, abitwa Abawallon n'Abafarama b'Ababirigi. Abawallon zibavuga nk'Abatutsi, Abafarama zibavuga nk'Abahutu. Ugasanga amagambo bakoresheje namwe, bamwe bavuga ngo bafite ngo ce sont des paysans à l'âme lourde. Ibyo ngibyo bavuga ku Bafarama, baje no kwivuga ku Bahutu, nuko bavuga Abawallon babivuga ku Batutsi. Nukuvuga ko ari ibintu byaturutse mu mahanga bigatanya Abanyarwanda. Hanyuma bigeza muri za 57 aho noneho ubutegetsi bw'abakoloni bwahisemo gushyigikira abantu bakoze manifeste y'Abahutu, harimo nabo bakoranaga muri Kiliziya Gatolika, harimo uwabaye Perezida Kayibanda. Hanyuma banabafasha gushinga ishyaka rya Parmehutu, maze 59 haba ukwibasira Abatutsi bise revolution sociale, ariko byavuyemo kwica Abatutsi mu gihugu hose. Babyise ngo kwigaranzura ingoma ya cyami, ariko bibasiye Abatutsi niyo yaba ari Umututsi utari uri ku butegetsi, utari unatunze. Hanyuma benshi barahunga, babahungira mu bihugu by'amahanga. Hanyuma rero Ababirigi bakomeza gufasha iyo movement, ndetse n'ubwicanyi ntibwahagaze 59. Ubwicanyi bwarakomeje muri za 61 62 habaye ubwicanyi bukomeye Ibyumba, hapfa Abatutsi barenga 2000. 63
naho habaye ubwicanyi ndengakamere bwiswe jenoside icyo gihe n'amahanga. Muri za Gikongoro hariya hari abatutsi barenga 35,000 bishwe, hanyuma ibinyamakuru byo mu mahanga nka za Le Monde, za La Croix, hari n'abafilozofe bamwe bo mu Faransa nka Jean Paul Sartre n'abandi nabo bavuze ko icyaha cyabaye mu Rwanda ari jenoside batari babona nyuma ya jenoside yakorewe abayahudi mu 1945. Hanyuma mu Rwanda icyo gihe iryo jambo jenoside ntabwo ari urizi, ariko umuntu wa mbere warikoresheje w'umunyarwanda yari perezida w'icyo gihe, perezida Gregory Kayibanda. Yarikoresheje muri disikuru yo mu kwezi kwa 3/64 avuga ingabo z'umwami zitwaga inyenzi icyo gihe. Arazibwira kuri radiyo ati murarengera ubwoko bw'abatutsi, ariko abatutsi ni ubwoko bw'abaterorisite, ni ubwoko bw'abicanyi. Niyo mwaza mukarwana mugafata umujyi wa Kigali, ce serait la fin totale et précipitée de la race Tutsi. Ni ukuvuga izaba imperuka ku bwoko bw'abatutsi. Ahita abaza ikibazo ngo kiye jenoside, kiye jenoside. Uwo ni perezida Kayibanda, niwe wavuze ijambo rya mbere jenoside mu Rwanda. Hanyuma rero birakomeza muri 72 73 nanone abatutsi barongera baribasirwa mu mashuri, babuzwa, birukanwa mu mashuri icyo gihe 73 mu kwezi kwa kabiri. Hanyuma rero haza kuba kudeta yakozwe na perezida Juvenal Habyarimana wari minisitiri w'ingabo. Hanyuma nawe aho kugira ngo ahindure ingengabitekerezo yari ihari, ubwicanyi na persecution, ahubwo arabikomeza. Nubwo we kubera abazungu bamugiraga inama, hari amagambo yari atavugaga mu ruhame, ariko uko byagenze nuko icyo gihe abatutsi barabangamiwe mu mashuri no ku murimo, ku buryo bakumiriwe, babyita iringaniza. Bavuga ati uko mungana mwebwe muri 9%, ntago mugomba kurenza 9% mu mashuri, ntago mugomba kurenza 9% mu kazi. Uko mwaba muri abahanga kose, uko mwaba muri uko mwaba mwaratsindiye ibyo ibizamini by'akazi, ntimugomba kurenza umubare runaka. Nuko nguko kuva 73 habaye icyo gukumira abatutsi mu nzego z'umurimo no mu mashuri. Ariko ya ngengabitekerezo ya perezida Kayibanda irakomeza. Nubwo icyo gihe itavugwa mu madisikuru ari publique, ariko yarakomeje no mu mashuri. Muribuka ko abanyarwanda twadufite ubwoko burimo nako indangamuntu ziri mu bwoko Hutu, Tutsi, Twa na naturalize. Mu mashuri ngira ngo abakuru bari hano bize muri aya mashuri barabyibuka, mwarimu yabazaga abanyeshuri ubwoko bwabo, ariko ntabwo yabikoraga mu rwego rwa administratif, kuko hari abantu bavuga bati birumvikana ko yagombaga kubaza
abana ubwoko bwabo, kuko nyine byari mu ndangamuntu, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Ntabwo byakorwaga muri administration cyangwa muri secretariat, byakorwaga mu ishuri, ndetse akenshi bigakorwa higishwa isomo ry'amateka. Kandi ukuntu byari byarapanzwe, ntabwo abana babahagurutsaga mu wa mbere primaire cyangwa mu wa kabiri primaire, kuko icyo gihe babaga ari batoya batumva ibyo ari byo. Byabaga kenshi mu wa gatanu cyangwa mu wa gatandatu primaire. Umwana atangiye kugira imyaka 10, 11, 12 atangiye kumenya ubwenge, kugira conscience. Nanjye byambayeho turi mu wa gatandatu, barabitubajije mu isomo ry'amateka, ku buryo isomo ry'amateka nuko baryigishaga nta mwana washobora guhaguruka mu Batutsi, kuko hari n'amashuri menshi bigishaga hari za histoire mwumvise bya Kanjogera, ngo buri gitondo yagombaga guhaguruka ashinze icumu rye mu ruhinja rw'umuhutu kugira ngo abashe guhaguruka buri gitondo. Ibyo bakabyigisha. Rero barangiza abarimu bakabaza abanyeshuri ngo abahutu nimuhaguruke, bose bagahita bahaguruka. Hanyuma abarimu bo babaga bazi n'ababyeyi bati wowe papa wenda muzi, icara, ati nawe icara, ku buryo bamwe batahaga banahamutse barira bajya kubwira ababyeyi babo impamvu ari abicanyi. Urumva rero iyo ngengabitekerezo urwo rwego yari igezeho. Urumva yuko no mu gihe amashuri arangiye cyangwa muri cours de récréation, urumva urwango babaga bashyize mu bana. Bana babaga baziranye bakina, hari igihe bamwe bashobora kuba basigaye bareba abandi ku buryo budasobanutse, ati twe twabamenye. Urumva aho bigeze. Hanyuma rero intambara yo kubohoza u Rwanda itangiye muri 1990, iyo tension ethnique yakajije umurego. Noneho ku maradiyo birerura, mu ibinyamakuru biraza, muribuka Kangura, muribuka amategeko 10 y'abahutu. Mwebwe b'abanyeshuri mugira amahirwe, cyane cyane nkabiga muri interna, muba muzi ko mugiye kwiga aricyo kibajyanye, cyangwa gukina no mukasabana n'abandi banyeshuri. Icyo gihe hari tension ikomeye, ku buryo hari abanyeshuri benshi bigaga ku manywa muri interna, ariko nijoro bakajya kurara hanze y'ikigo. Ibyo byabayeho, hari n'abunzi bene wacu byabayeho, hari za Shyogwe, za Muramba, ahandi muri za interna, kuko ku manywa abanyeshuri bandi barababwiraga bati mwebwe nijoro muri dortoir turaza kubareba, turabazi, turaza kubareba. Ku buryo rero hari abararaga hanze y'ikigo. Urumva rero ahantu byari bigeze tension. No mu kazi nuko nguko, hari udutsiko abantu bareba bati bari n'abatutsi, ugasanga hari ikibazo gikomeye. Noneho muribuka, ntabwo najya muri histoire yose, ariko indege ya Habyarimana imaze kuraswa, muzi uko byagenze, jenoside iratangira. Jenoside rero, ayo mateka yose maze kuvuga niyo yatumye jenoside iba, ndetse iyo jenoside yarateguwe, ariko niyo inategurwa, ariko abanyarwanda batarigishije urwango imyaka 30 irenga, ntabwo yari kugira ubukana yagize. Wa mwana mu ishuri wigishijwe ko mugenzi wari mubi, urumva ko kumubwira kujya kumwica ari nk'ikintu kiri patriotique cyo kuvuga ati ni ukwikiza umwanzi. Jenoside rero ntabwo yakozwe n'intera hamwe gusa nk'uko hari aho bigenda bivugwa. Jenoside ntabwo yakozwe n'abasirikare ba Habyarimana gusa,
jenoside yakozwe n'abantu benshi. Hari umugabo witwa Laurent Ntezimana wigeze kuvuga nyuma jenoside ikirangira, bari Butare, aravuga ngo même les meilleurs s'y sont laissés prendre. Nukuvuga ko n'abantu bari bazima icyo gihe kubera yangenga bitekerezo ya jenoside bageza nabo bajya mu bwicanyi bwa jenoside. Iyo jenoside ikorwa n'interahamwe gusa, hari abantu benshi, hari abatutsi benshi bari kurokoka. Ariko suko byagenze kuko yakozwe n'abaturanyi ku buryo nkuko twumvise Isa Nsengiyumva bivuga guhunga byari bikomeye. Jenoside rero nkuko nayivuze ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Ariko mbere na mbere tugomba kwibuka ko jenoside atari notion juridique gusa. Jenoside n'ubuzima bw'abantu babayemo. Twumvise play hano n'ubuhamya, hari n'abari hano bari babaza Imana aho yari iri, ngira ngo icyo gihe wenda iyo Imana yirirwa mu Rwanda igataha ahandi, wenda hari kurokoka benshi kurushaho, kubera ko jenoside ni iminsi 100 aho umututsi yabaga azi ko ari bupfe uwo munsi, akava muri plafond akajya ku muturanyi, rimwe na rimwe akamuhisha cyangwa se akamwirukana, akajya mu bishanga, akajya mu ishyamba umunsi wose, ariko asimbuka imirambo. Gihari ubu ngubu nyuma y'ayo mateka twasanze ko iyo ngengabitekerezo ya jenoside yigishijwe mu bana, ikigishwa imyaka irenga 30-40, yatumye icyaha nyirizina kigira ubukana. Ariko ku bw'amahirwe umuryango wa FPR Inkotanyi ugahagarika jenoside, abanyarwanda bakongera bakabana. Ntabwo ibibazo byarangiye, nubwo wenda benshi muri twebwe tutabibona kuko bitari hano cyane. Hari ikibazo kijyanye no gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi bigihari ubu ngubu, ahubwo usanga mu bihugu bimwe na bimwe byarongereye ubukana. Ariko guhakana cyangwa gupfobya jenoside ntabwo ari ukuvuga ko itabaye gusa, kuko hari abakiyakana bavuga ko icyaha mu Rwanda atari jenoside, ko abantu basubiranyemo. Muzarebe n'uwari perezida wa MRND yitwa Matayo Ngirumpatse, hari interview ye bamuhaye avuga ko mu Rwanda nta bwicanyi bwabaye 94, ko ari abahungu b'abatutsi barwanaga n'abahungu b'abahutu, ari kurwana, ari imirwano, ko nta bwicanyi bwabaye. Ariko ubu ngubu kubera ko icyaha cya jenoside cyemejwe, navuga ku buryo budasubirwaho n'umuryango mpuzamahanga, umuryango w'abibumbye, biragoye ku bantu bamwe cyane cyane abanyabwenge kuyihakana gutyo, guhakana icyaha ko ari jenoside cyangwa ko ari jenoside yakorewe abatutsi. Hari benshi batuye hanze, bari mu miryango iri mu bihugu bimwe na bimwe, i Burayi n'ahandi, bakoresha ayo magambo jenoside yakorewe abatutsi, ariko kugira ngo bayipfobye. Murabazi bamwe, hari nk'uyu muryango wa Jambo wa Isbert uba mu Bubiligi, ni umuryango washinzwe n'urubyiruko, ubu ntibakiri urubyiruko cyane, bari muri za 40-50, ariko ni urubyiruko rwashinze uwo muryango. Icyo bari bahuriyeho ni uko bari abana
b'abayobozi ba kiriya gihe bakoze jenoside. Nicyo bari bahuriyeho, abenshi muri bo iyo urebye ubuyobozi bwabo nicyo ngicyo bari bahuriyeho. Rero bakakubwira ngo baratuziza ko turi abana b'abajenosideri, ariko ntabwo, kandi cyari gatozi. Ikibazo ntabwo ari icyo, ikibazo ntabwo ari filiation yabo, ikibazo ntabwo ari uko ari abana b'abajenosideri, kuko na hano mu Rwanda barahari. Hari na bene wabo bashinze Jambo Isbel bari mu buyobozi hano mu Rwanda, bafite na business hano mu Rwanda. Bivuze ko ikibazo atari uko bavutse, ikibazo nuko biyemeje guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Kubera ko ari abanyabwenge bize uko babigenza, nuko nubwo bakoresha imvugo jenoside yakorewe abatutsi, ariko bo bavuga ko itateguwe, ko yatewe n'uburakari bw'abahutu kubera indege ya Habyarimana yahanuwe. Icyo ngicyo barakivuga rwose bakacyandika. Ni uburakari bw'abahutu biraye mu batutsi kubera ko babiciye perezida. Ibyo ngibyo abenshi muri twe turabizi ko atari byo, kuko hari uduce two mu Rwanda jenoside yagezemo hashize ibyumweru 2 cyangwa 3. Nk'ari iwacu i Butare, kuko mubizi jenoside yageze muri tariki 17-18 Mata, ari uko wari perezida w'icyo gihe Sindikubwabo Theodore aje na guverinoma yose, kuko bari bamuhaye raporo y'uko i Butare banze kwica abatutsi. Hari na burugomesitiri w'iwacu cyahoze ari komine Mbazi yitwaga Antoine Sibomana, indege ikimara guhanurwa yari yakoranaga inama n'abaturage avuga ngo muri komine Mbazi bagomba kwirinda ko jenoside ihagera, ngo ahubwo bohereza abasore ku mupaka w'izindi komine kugira ngo jenoside ntigere muri komine Mbazi. Uko byagenze nuko ngira ngo ku itariki 17-18 Sindikubwabo yaraje ahamagaza inama y'ababurugomesitiri 20 ba komine zose za Butare. Hanyuma n'uwo Antoine Sibomana ajya muri iyo nama, agarutse arongera atumiza inama n'abaturage, arababwira ngo guhera uyu munsi ubutegetsi mbweguriye abaturage. Kuri iyo tariki nibwo umututsi wa mbere yapfuye muri komine Mbazi. Bivuze rero ko jenoside ntabwo yatewe n'indege yahanutse ya Habyarimana, yatewe nuko yateguwe igashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi bw'icyo gihe. Icyo nicyo cya mbere abahakana bakoresha, cyane cyane abo muri Jambo Isbel, kuvuga ko jenoside itateguwe. Icya kabiri nuko barengera ubuyobozi bw'icyo gihe bw'abatabazi, bakavuga ko nta ruhare rwagize muri jenoside, ahubwo rwashatse kuyihagarika, ariko biragorana kubera ko uburakari bw'abahutu bwari bwinshi cyane ku buryo ubutegetsi bwabuze uko buyihagarika. Ibyo nabyo ni ukubeshya. Icyo nicyo kintu cya kabiri bavuga. Icya gatatu bavuga nuko bavuga ko nubwo habaye jenoside yakorewe abatutsi, ariko habaye na jenoside yakorewe abahutu. Nijyaye nje kuvuga ngo tugwe miswi, buri muntu yishe undi, twese turi bamwe. Kandi ntabwo ari byo. Jenoside ni icyaha kigaragara, gifite uko gikorwa, umuntu baramutageteye kugira ngo bamurimbure uko yavutse. Mu Rwanda rero mu minsi 100 umututsi wese yarahigwaga, n'uwari muri emerenide, n'uwari ukiri muri emerenide kugira ngo wenda arebe ko yaramuka, nawe baramwishe. Uruhinja rukivuka bararwishe, umusaza urimo wipfira nawe baramwica. Ni ukuvuga ko nta hantu bari guhungira ubwicanyi.
abahutu bapfuye hari abanyapolitike barwanyije ubwicanyi, hari abahisha abatutsi, hari abasaga n'abatutsi, ariko nicyo ngicyo babiciraga, ntabwo ari ukubicira ubwoko bwabo. Kumva rero hari abantu bagerageze kugereranya kugira ngo bapfobye jenoside yakorewe abatutsi, harimo ubugome bw'indengakamere. Niyo mpamvu tuvuga ko mwebwe urubyiruko, ngira ngo na message Isa yayitanze, mbere na mbere tugomba kurangwa no kubana neza, kutavangura, kutagira ingengabitekerezo ya jenoside ariyo yatumye jenoside iba. Icyo ni ikintu cyangombwa tugomba kuzirikana. Uko twibuka ahangaha, uko tuzibuka n'ahandi mu Rwanda hose, ubumwe bw'abanyarwanda, ubworoherane, kumva ko abanyarwanda turi bamwe, tugomba kubishyira imbere. Ndetse n'urwo rubyiruko rwo hanze abo bakirangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside, tukababwira tuti musigeho ibyo mwakoze, cyangwa se ibyo bakoze ntabwo bizongera kubaho ukundi mu Rwanda. Ibyo bintu tubyumve kandi tubifate nk'inshingano, kuko muri ibyo bihugu bindi, kubera icyo bise ngo ubwisanzure cyangwa se uburenganzira bwo kugira bwo kuvuga ibitekerezo byawe, barabareka bakavuga, bagakora imyigaragambyo. Nyiri ambasaderi mu Bubiligi hari urwibutso rwari rwarashyizweho i Buruseli rw'inzirakarengane zo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi, ariko kuko rwashyizweho mu gihe inyito itari yagavuzwe neza, ntabwo haranditseho ko ari urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi, bavuga ko ari jenoside yakorewe mu Rwanda. Ngira ngo urwo rwibutso rwashyizweho kera, ngira ngo ni muri 2004 kubwa wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga witwaga Louis Michel, niwe washyize urwo rwibutso. Hanyuma rero abahakana jenoside yakorewe abatutsi baravuga ati ntimubona se iyi jenoside yakorewe abanyarwanda bose, natwe tujya ku itariki ya 6 Mata tuhibukire abanyarwanda bose bazize iyo jenoside yakorewe abanyarwanda. Kandi umuntu wa mbere tuzibuka ari we victime wa mbere wa jenoside ni Habyarimana Juvenal, niko bavugaga. Bakajya bajyayo kugeza igihe ambasade ivuze ko itazasubirayo niba tababuza kujyayo, hanyuma bagezaho bababuza bakajya babakumira ntibajyeyo. Bivuze rero yuko urugamba ruracyari rurerure mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no kurwanya imvugo z'urwango. Twebwe mbere na mbere ndabwira namwe urubyiruko, tubanze tubane neza, dukore imirimo yacu, twige neza, turebe uko dufatanya mu guteza imbere igihugu cyacu. Hanyuma n'urubyiruko rwo hanze narwo turubwire ko inzira abo bafasha bahakana jenoside, iyo nzira bafashe ko nta kizabagezaho, ko ibyiza ari uko bumva ko u Rwanda rufunguye, ko u Rwanda ari urwabo. Nubwo baba bafite amateka y'ababyeyi babo atari meza, ibyo byo nta kibazo, bashobora kuza mu Rwanda tugafatanya kubaka igihugu, kuko icyaha cy'indengakamere cyabaye muri iki gihugu ntabwo gishobora kongera kubaho ukundi. Nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yabivuze, ntabwo abanyarwanda bazapfa kabiri, ntabwo bishoboka. Hanyuma ikindi cya nyuma ngira ngo ndangirizeho ni uko kwibuka ntabwo ari umuhango gusa, kwibuka ntabwo ari ukurira gusa, ntabwo ari uko amahanga aza kwifatanya natwe mu kwibuka abapfuye, kwifatanya natwe kurira, ntabwo ari ibyo ngibyo. Iyo tuvuga ngo ntibizongere kubaho ukundi, biba bivuze ko kwibuka bigomba kutwigisha isomo ry'uko aya mateka yose twavuze
arasobanutse. Nta ibyakorwaga muri za 59 60 imvugo zose zavugwaga ntago zabaga zihishe. None se ni gute twakwibuka tureka ibyatujyanye muri jenoside bikorwa ku mugaragaro aha mu baturanyi burasirazuba bwa Kongo? Imvugo zariho muri za 19 94 nizo mvugo twumva iburasirazuba bwa Kongo. Mwumvise wari umuvugizi w'ingabo za Kongo Sylvain Kenge ejo bundi mu kwezi kwa 12 aho yavugaga yuko aburira abanyekongo b'abagabo ngo ntibagomba gushyingirwa n'abatutsikazi ngo kubera ko ngo azazana umuntu amwita umukuza ngo ariko ari uzajya umubyarira abana. Ibyo ni umuvugizi w'ingabo za Kongo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Kandi ibyo bintu yavugaga asoma urupapuro, ntabwo ari ibintu byari muturutse mu mutwe, ni urupapuro yasomaga kuri televiziyo y'igihugu. Ibyo byahise bitwibutsa amategeko 10 y'abahutu yongeye gushyirwa hanze mu kwezi kwa 11 muri 90 n'ikinyamakuru Kangura, kuko iryo tegeko yavugaga Sylvain Kenge ryari itegeko rya mbere. Ni ukuvuga ko yari yasomye ayo mategeko akaba arimo yashyira mu banyekongo. Hari n'abandi nabo b'abanyekongo baba muri za Amerika bakoresha amagambo y'inyenzi, microbe, ngo abatutsi ni microbe tugomba kurandura burundu muri societe mbere yuko ikwirakwira hose mu gihugu. Bivuze ko urwisha yanka ruracyayirimo. Twebwe mu Rwanda twariyubatse dusana imitima, shyiraho politike z'ubumwe n'ubwiyunge, ariko abasize bakoze jenoside bapfuye kwambuka umupaka bakomeza ingengabitekerezo nkaho nta cyabaye. Ntibambuye intwaro, barakomeza ku buryo n'ubu ngubu bafashe izina ryitwa FDLR aho bafashijwe na guverinoma ya Kongo. Mwagiye mwumva imishyikirano yagiye iba kugira ngo icyo kibazo gikemuke, ariko ikibazo nuko imyaka 32 nyuma y'icyaha cyemejwe n'umuryango mpuzamahanga dufite umutwe wakoze icyo cyaha ushyigikiwe na leta uhari iburasirazuba bwa Kongo, kandi na perezida w'icyo gihugu akaba yanavuze ku mugaragaro ko yiteguye kubafasha ngo bahirike ubutegetsi mu Rwanda. Mwumvise nyakubahwa perezida wa Repubulika ejo bundi abivuga ibijyanye nuko guverinoma ya Kongo ishaka ko amateka yisubiramo. Jenoside yakorewe abatutsi yakozwe hari interahamwe zashinzwe na perezida Habyarimana, hari ingengabitekerezo ya jenoside yakwirakwijwe n'uwo mu perezida, hari ubwicanyi muri za 91 na 2 bwakorewe Kibirira, bukorerwa Bugesera, Mukingo, Murambi n'ahandi, byakozwe na perezida Habyarimana, ku buryo yari yarateguye umugambi w'iyo jenoside. Hakaba rero n'umugore we Agatha Kanziga wari warashinze akazu. Indege imaze kugwa, ngira ngo ari ubuhamya bwatanzwe muri auditorat militaire belge mu Bubiligi bugaragaza ukuntu yabuzaga n'abari aho ngaho hari i Kanombe iwabo, yababuzaga kurira, oya ngo ntimurire, ahubwo mufashe interahamwe kutwikiza
umwanzi w'umututsi. Abo Habyarimana Juvenal na Agatha Kanziga rero bafite abana. Umwe muri bo witwa Jean-Luc Habyarimana niwe perezida wa Kongo ashaka gukoresha kugira ngo agarure icuraburindi mu Rwanda. Kandi uwo nguwo nawe akaba amaze igihe abigaragaza, ajya hariya i Kinshasa agahura n'abayobozi kugira ngo bimutegurire. Bivuze ko kuba twibuka ntabwo bigomba kutubuza kureba realite uko imeze. Twebwe hano twateye imbere, turimo turagana heza, turimo turakora ibishoboka kugira ngo twiteze imbere, ariko bose siko babibona. Ibi byiza byose mubona, uru Rwanda rwose mubona, bishobora guhinduka iyo ngengabitekerezo nikomeza guhemberwa n'amahanga, akayaha icyicaro, akayaha icyicaro, akatuma bikwirakwira mu rubyiruko ndetse no muri uyu mutwe bakoresha iburasirazuba bwa Kongo. Ngira ngo rero ni ikintu tugomba kuzirikana, mwebwe rubyiruko, yuko tugomba gukomeza kubana nk'abanyarwanda, ariko tukareba ko ibyiza twagezeho dukomeza kubisigasira. Ntihagire uwabisenya tureba, ntihagire uwabihungabanya. U Rwanda rero uko byagenda kose ruzakomeza kurengera abanyagihugu, kurengera ubusugire bw'igihugu, kugira ngo jenoside yabaye mu Rwanda igakorerwa abatutsi itazongera kubaho ukundi. Nkaba rero nongera kubihanganisha mwese, nongera kubashimira kuba mwadutumiye ngo tuze kuganira namwe, tuganira ku mateka. Nubwo amateka aba ari maremare, umuntu adashobora kuyavuga yose, ariko icyangombwa ni uko tudashobora kumva icyaha cyabaye mu Rwanda 1994 tutumvise amateka. Kandi kumva ayo mateka ni ukugira ngo nyine twirinde ko icyo cyaha cyazasubira ukundi. Twebwe akenshi turabyumva, ariko ntabwo ariho ko bose mu karere ndetse n'ahandi mu bindi bihugu babyumva. Ndagira ngo rero mbasabe mwese muri iyi minsi 100 yo kwibuka, gukomeza kwibuka twiyubaka, kandi mukitabira n'ibikorwa hirya no hino mu Rwanda byo kwibuka, ari nako mwiga amateka y'ubwicanyi bwagiye bubera hirya no hino mu gihugu. Ndagira ngo rero mbashimire, kandi nongera kubihanganisha, twese hamwe twibuke twiyubaka.